Haleluya, 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 haleluya. Umugoroba mwiza kuri mwese, umugoroba mwiza ku bantu mwese munkurikirana umunsi ku munsi. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusomana icyanditswe kiri mu Bakorinto ba mbere, ibice 13 umurongo wa 11. Handitse ngo: nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ntekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tukiri abana bato twatekerezaga nk'abana bato. Burya umwana mutoya ibyo yatekereza byose nta kintu bitwaye, ndetse n'icyo yakora cyose rimwe na rimwe turabacyaha kugira ngo basubire mu murongo, ariko ari abana bato. N'iyo umucyashye ntabwo ukubita buyoka, kuko aba ari umwana mutoya. Ugerageza kumva kote yo ku bwana bwe butoya. Rero ngo tukiri abana bato twatekerezaga nk'abana bato, yewe twakoraga nk'iby'abana bato, twibwiraga nk'abana batoya. Ngo ariko tumaze gukura ngo tureke iby'ubwana. Bivuze ngo hari ibintu abantu bareka iyo bamaze gukura. Iyo umaze gukura hari ikintu ureka. Ndagusabye kura ugire ibyo ureka, kura ugire ibyo ugabanya, kura ugire ibyo ukura mu murongo. Ijambo ry'Imana ni ukuri riravuga ngo umaze gukura areka iby'ubwana. Bivuze ngo tumaze gukura ku rwego tudagikwiriye kubabaza data. Tumaze gukura ku rwego tudagikwiriye kubabaza data. Dukwiriye kuba turi abantu bamaze kugera ku rundi rwego, kuko tukiri abana twatekerezaga nk'abana, ariko tumaze gukura tugira indi mitekerereze mishyashya. Reka twige kuba imbere y'Imana, twige gusoma Bibiliya, twige kugendana n'Imana, twige kubana n'Imana bya buri munsi. Ntabwo byoroshye, ariko ibi bintu ni ukwitoza. Ibi bintu ni ugusaba Imana kugira ngo igufashe ukomeze ubane nayo, kandi birakunda. Iyo ubyitoje birakunda. Ikintu cyose witoje kirakunda. Imana ibahe umugisha, ndabakunda.